Gusoma Bibiliya birambuye igitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 16. Uhoraho atungisha Abayisiraheli manu n'inkware. Bahaguruka Elimu, maze imbaga yose y'Abayisiraheli itaha mu butayu bwa Sini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Hari ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa kabiri kuva aho bimukiye mu Misiri. Aho mu butayu ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli ryitotombera Musa na Aroni. Abayisiraheli barababwira bati, yewe iyo byibura twicwa n'ukuboko k'Uhoraho tukiri mu gihugu cya Misiri, igihe twari twiyicariye iruhande rw'inkono z'inyama twirira imigati uko dushaka. Ubu mwatuzanye muri ubu butayu kugira ngo mwicishe inzara iyi mbaga yose. Nuko Uhoraho abwira Musa ati, dore ngiye kubagushaho nk'imvura umugati uturutse mu ijuru. Uko bukeye rubanda bazajya basohoka batoragure ibyo bakeneye uwo munsi. Nzabagerageza ntyo ndebe niba bazakurikiza amategeko yanjye cyangwa niba batazayakurikiza. Ku munsi wa gatatu nibategura ibyo bazaba batoraguye, bazasanga ari inshuro ebyiri z'ibyo batoraguraga buri munsi. Musa na Aroni babwira Abayisiraheli bose bati, iki kigoroba muraza kumenya ko Uhoraho ari we wavanye mu gihugu cya Misiri. Kandi mu gitondo muzabona ikuzo ry'Uhoraho, kuko yumvise umwijujuto wanyu mwitotombera Uhoraho. Twebwe se turi iki ngo mutwijujutire? Musa arongera ati, iki kigoroba Uhoraho araza kubaha inyama zo kurya, n'ejo mu gitondo azabaha imigati ibahagije. Kuko Uhoraho yumvise umwijujuto wanyu mumwijujutira. Naho se twebwe turi iki? Si twebwe mwijujutira, ahubwo n'Uhoraho ubwe. Musa abwira Aroni ati, bwira imbaga yose y'Abayisiraheli uti, nimwigire hafi imbere y'Uhoraho, kuko yumvise umwijujuto wanyu. Mu gihe Aroni yabwiraga ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli, berekeza amaso ahagana mu butayu, maze ikuzo ry'Uhoraho ribabonekera riri mu gacu. Uhoraho abwira Musa ati, numvise umwijujuto w'Abayisiraheli. Babwire uti, nimugoroba mu kabwibwi murarya inyama, n'ejo mu gitondo muzahage umugati, maze umenyereho ko ari jye Uhoraho Imana yanyu. Ngo bugorobe haduka inkware zigwa ari nyinshi mu ngando, na mu gitondo basanga mu mpande z'ingando hatonze ikime kibambitse. Icyo kime kimaze kweyuka, babona mu butayu utuntu tumeze nk'utubuto twererana nk'urubura ku butaka. Abayisiraheli baritegereza, maze barabazanya bati, manu hu, ari byo kuvuga ngo iki ni iki, kuko batari bazi icyo ari cyo. Musa arababwira ati, icyo ni umugati Uhoraho abahaye ngo murye. Dore icyo Uhoraho yategetse, buri muntu atoragura ibihwanye n'ibyo abashije kurya. Mutoragure omeru imwe kuri buri muntu, bikurikije umubare w'abantu bo mu ihema rye. Abayisiraheli babigenza batyo, baratoragura bamwe byinshi abandi bike. Hanyuma bagapimisha omeru. Uwabaga yatoraguye byinshi ntagire na busa arenzaho, kandi n'uwabaga yatoraguye bike ntatubirwe na busa. Mbese buri muntu yatoraguraga ibyo yari abashije kurya. Andi mabwiriza yerekeye manu. Musa arabwira ati, ntihazagire ugira icyo araza. Nyamara bamwe ntibumvira Musa, bagira ibyo babika kugeza mu gitondo. Ariko hazamo inyo biranuka. Nuko Musa arabarakarira. Kuva ubwo buri gitondo bakajya batoragura ibihwanye n'ibyo buri muntu abashije kurya. Izuba ryava ibisigaye bigashonga.
ku munsi wa gatandatu batoraguraga ibyo kurya bihwanye n'inshuro ebyiri, omeru ebyiri kuri buri muntu. Abakuru b'imbaga bose baza kubimenyesha Musa. Arasobanura ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze. Ejo ni umunsi w'ikiruhuko, isabato ihoraho. Nimureke ibyo mufite guteka, mushyushye mu mazi ibyo mufite byo gushyushya mu mazi, maze ibisagutse mubizigamire umunsi ukurikiyeho. Babizigamire umunsi ukurikiyeho nk'uko Musa yari yabitegetse. Nyamara byo ntibyagagaga kandi ntibyagwa n'inyo. Musa aravuga ati nimubirye uyu munsi wa none, kuko none ari isabato y'Uhoraho. Uyu munsi ntimwayibona ku gasozi. Mujye mubitoragura mu minsi 6, naho umunsi wa 7 ni ikiruhuko, ntibizajya biboneka. Nyamara ku munsi wa 7 abantu bamwe bajya kubitoragura ariko ntibagire ibyo babona. Nuko Uhoraho abwira Musa ati muzahereza hehe kwanga gukurikiza amategeko yanjye n'amabwiriza yanjye? Umva, kubera ko Uhoraho yabahaye isabato, nicyo gituma ku munsi wa 6 aba ifunguro ry'iminsi 2. Nimugume rero iwanyu, ntihakagire umuntu uva ahantu ari ku munsi wa 7. Nuko rubanda bakajya baruhuka ku munsi wa 7. Inzu ya Isirayeli ibyita izina rya manu. Byari bimeze nk'utubuto twa kwiyandere, bikererana kandi bikaryoha nk'agasheshe k'umugati gakojejwe ubuki. Musa aravuga ati dore ibyo Uhoraho ategetse, nimwuzuze izo manu mu kabindi, mukabike neza, kugira ngo urubyaro rwanyu ruzarebe umugati nabagaburiye mu butayu igihe mbavanye mu gihugu cya Misiri. Musa abwira Aroni ati wenda urwabya usukemo manu ingana na omeru 1, maze urutereke imbere y'Uhoraho, kugira ngo ubizigamire urubyaro rwanyu. Uko Uhoraho yari yabitegetse Musa, Aroni atereka ka kabindi imbere y'Imana mu ihema ryayo ritagatifu kugira ngo bibikwe. Abayisiraheli batunzwe na manu imyaka 40 kugeza igihe bagereye mu gihugu gituwe. Bariye manu kugeza igihe bagereye ku mipaka igihugu cya Kanahani. Omeru ni igipimo gihwanye na 1/10 cy'igipimo bita efa. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Twasoma muri Bibiliya ntagatifu hasi icyo badusobanuriye 16 murongo wa 5. Ku munsi wa 6 kuko bukeye bwaho ku munsi wa 7 wari umunsi w'ikiruhuko cy'isabato weguriwe Uhoraho. Reba intangiriro 2 kugera kuri 3 y'Umuka Misiri 20 6 kugera kuri 11. Kuri uwo munsi birabujijwe gukora, niyo mpamvu bagomba gutoragura manu inshuro 2 ku munsi ubanziriza isabato. 16 umurongo wa 15. Iki ni iki? Mu gihe buri ngo manuhu cyo zigenewe gusobanura ijambo manu 1631, aribyo bazitirira icyo kiribwa kitazwi. Cyakora ubu bakeka ko manu yari amarira y'ubwoko bw'ibiti byameraga mu butayu bikitwa tamarisi. Ayo marira yavaga mu gihimba no mu mashami y'ibyo biti anyuze mu twenge twatobowe n'udukoko. Ayo marira yavagamo ari udutonyanga tukagwa ku butaka, maze kubera ubukonje bwa nijoro tukavura. Utwo dutonyanga twari turyohereye nk'isukari, nyamara bigashonga bidatinze igihe izuba rikambye. Ngicyo ikiribwa Uhoraho yahaye umuryango we ugenda mu butayu. Kuri twebwe abakristu, manu igendera Ukaristiya ntagatifu. Yohani 6:22 kugera ku 5:8. Iyo mugati muzima udukomeza mu rugendo rwacu tugana mu bwami bw'ijuru. Omeru 16:16 ni igipimisho gihwanye na litiro 4 cyangwa 5. Twavuga ko omeru ingana n'ikibo. 16:31 koriyanderi ni agati kamera mu bihugu bikikije inyanja ya Mediterane. Ako gati kera imbuto basya bakavanga n'ifu y'ingano bigatuma imigati iryohera. Efa ni igipimisho gihwanye na omeru
10, ni ukuvuga nka litiro 45, twashobora kugereranya efa n'igitimbiri. Iri jambo ry'Imana twari tubwiye iki? Ni ijambo rituvamo inyigisho nyinshi. Ikintu gikunda guhangayikisha abantu ni inzara. Abisirayeli koko muzi ko bijujutiye Musa batuye nuko bari bashonje. Natwe ibyo dukora hano ku isi biba bigamije kugira ngo twirinde inzara, ariko uwiringiye Imana ntabwo azigera asonza yibaho. Na Isirayeli yayigaburije manu muri butayu. Manu yari ifite amategeko ashimishije. Twakuramo inyigisho. Umuntu yatoraga ibyo ashobora kumara, umuntu yari afite nka omeru ingana n'ubushobozi bw'ibyo yarya. Ntabwo rero ngo wagombaga gutora ngo nibyo ngo uzarya undi munsi uko byagagaga bikanazanamo inyo bikabora. Byumvikana ko abantu bahora bashwana umuntu kugira ngo abike byinshi. Umuro wa buri munsi urahagije. Shimishwa n'ibyo ufite, wirarikira ibikurenze. Nicyo iyi manu yatwigishaga. Kandi byari inyigisho zikomeye kuko ku munsi wa gatandatu bafataga iby'iminsi 2 kandi bigakunda byo ntibibore, kuko Imana izi ko bagomba kuruhuka isabato. Manu mwumvise ukuntu bayafashe ngo yasigaye bakayishyira mbere yuko bava muri icyo gihugu mu kabindi, bagatereka hafi ngo y'ubushyinguro bw'Uhoraho. Tuzayibona mu minsi izaza. Byumvikana ko nge nagiranye ku kabindi nka tabernakulo pe, bashyizemo uwo mugati, kandi koko tabernakulo y'ubu irimo Yesu muzima, Ukaristiya, hose yahindutse umubiri wa Kristo. Twibutse iyo manu bagendanaga, bakibuka ko Imana yabagaburiye koko umugati w'ubuzima mu butayu. Ntabwo twakwibaza rero impamvu n'umugati ukoreshwa ko kugira ngo ube ikimenyetso cy'umubiri wa Kristo, kuko naha intangiriro za kera na kare muri umutwe wa 16 barabitubwiye. Dukomeze dukunda Imana rero, dukunde Ukaristiya ntagatifu, twibuke ko Imana iduhaza. Ukaristiya duhabwa yagenewe na mano Abisirayeli bariye mu butayu. Mbifurije umunsi mwiza no gukomeza kuryoherwa n'ibyanditswe bitagatifu.